Tunimara gufata imisozi yose miremire ikikije Uvira hari bwambuke ati hari bwambuke uwo dushaka abandi tukabafata amatekwa cyangwa bakaba baraswaho bikomeye cyangwa se n'abarundi kugira umuturanyi hakurya mutavuga rumwe ni ikibazo nacyo ku Burundi icyo navuze bwa mbere ni ikibazo kuri Kongo rero iyo Burundi butakaje ibihugu nk'u Rwanda bwafungiye imipaka eventually ukaba bwaratakaza access kuri Eastern DRC igihe hafatwa na M23 yego busigara nta kintu bufite kubera ko byashyira pressure ku Burundi kubona ko bukeneye u Rwanda rero Burundi bumeze niyo ko iyo story yarabayeho bwenda komera kimwe burubaka diplomasi bwifungirana ariko mu by'ukuri ntaho gutabanyikira hahari Tanzania nta kivuze Burundi nta cyo buvuze akagira ngo babanye neza ishaza naho riba rihari mwongera kugarura ingingo ivuga ngo u Burundi bwendaga kuba busa bunaturanye n'ibindi bihugu za Uganda n'iki kuko ntago haba arimo intera ndende ariko ifunze umupaka w'u Rwanda ubufungiye DRC na Goma ugafungira Uganda ugafungira Sudan ugafungira Kenya ugafungira Tanzania iburasirazuba baza kwisanga bikuye babuze uko bikura mu kagozi ubu muntu wagira neza u Burundi mukubwire ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Nzaje turabasuje aho merereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi kundi ni kuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse natwe ntago tuzabatenguha cyangwa ngo nitubagezeho amakuru banze uhindura turinete ubundi tugende neza mu makuru tuyinjiremo wayikaze Marshali n'umuntu wacu n'umuntu wanyu benshi nzi neza ko mukunda ibitekerezo byomeze gute papa meze neza rwose kandi nta kibazo mfite namwe kandi icyo nshaka kwiteza no kiteze pe nanjye simbyifuza uyu munsi nanjye ndajagaraye ariko biragenda neza amakuru ndabagezaho ntabwo ujagaraye gutese ndajagaraye mfite ibintu byinshi mfite ingendo nyinshi ejo sister wanjye azajya mu murenge ejo ni kuwa kane haza bari sangahe saa 8 ni saa 8 bakunda kujya mu murenge abantu batandukanye yego rwose iwacu dufite ubukwe birakureba rero urumva buriya kandi mu bantu yarebeho kugira ngo arongorwe nawe urimo kubera ko imbuto wamwereye ziravuga ati reka ngende vuba na bwangu uzi waragiye ukagira nk'ibibazo reka bitamugiraho ingaruka yego itavuga ati nta gikwe nta myaka 100 ati nta myaka 100 ati bibi niba ari bisista aragiyemo nanjye ati ntago mbigiyemo mu by'ukuri babukwe n'ubwawe rero yego ni celebration yawe kandi ubukwe ni ikintu cyiza cyane yego rero bihe byiza n'ubukwe bwiza no kurongorwa kwiza kwa mucuti wanjye cyuki cyacu ariko shana namubonye muri Valida Show ubukwe wagira ngo igikwe yakirangirije hariya neza umwana arya show kabisa umva tumeze heka abashuti banye abashutanyi rambwa gatisha tumeze heka kabisa turashaje pe ati reba abana show barya ureke bya bindi ati kaye natwe yino mbona tukiri atari kukareba ukabona kabisa show barya bakurenzeho none se mwebwe mwakoze ubukwe cyangwa se hariho indirimbo za Mavenge urumva areka hariho za Morera indirimbo nziza cyane hari ariho banuze ba Bruce Melody ba Element ba kabisa wakoze ubukwe Element yari muri aka gakino ntago caze kwivuga ariko yari iriho ni kuri kwimana Element yaraje muri aka gakino yego Element yaje ryarise ntago mbizi ariko Element mubonye yajya kuri ya ntuzi wahubwo mumenye vuba ese kari n'umwana se umumenye vuba wowe ko mwana ari mutoya ni mutari kumenye vuba ubwo nawe urongoye vuba ahubwo nuko wakuze vuba gukora mu bitekerezo
nyine ngo ufite ukuntu umuntu abona akagira ngo umaze igihe kinini muri game kandi byari byo kajya muri game aya game ugomba kuyimaramo kuko udacaye ku maso ngo umenye ubwenge imibanire y'abantu agaciro k'abantu agaciro k'inshuti sha urugo rugoye umerewe nabi oya ntago rugoye ni byiza ni rwiza jewe ntabona bigoye pe ego niki kigoye se masha kutuma umuntu atari libre akaba atari free no kuzijya mu gutegeka yibona kana gutegeka utari libre guteze nase wajya kugenda umupati nawe wamenyesha akakwangira rimwe na makagutegekesha n'igitugu uruko ibyo bintu by'igitugu wapi oya dongo dictature romantique igitugu kiri romantique agusaba uruhushya ngo kugira gute akareka n'ibintu ntago biba bisobanutse ubundi ubusanzwe anicecekere katwigire mu makuru bwana Marshali tuwagezeho amakuru aho abasirikare bakuru mu ngabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo niza abarundi bari Uvira batangiye kwambuka bajya gukomeza gupangira urugamba Bujumbura aho babona ko mama 23 isaha n'isaha ishobora kuba yabinjirira ndetse bakavuga yuko bagiye kwitegura ku buryo bagarukana imbaraga zindi zidasanzwe ati bari gusoma urugamba bagasanga mama 23 nimara gufata imisozi yose miremire ikikije Uvira hari bwambuke ati hari bwambuke uwo dushaka abandi tukabafata amatekwa cyangwa bakaba baraswaho bikomeye tuko bigenda kose Uvira iraza kwikuramo nka Bukavu sinzi Marshali niba ari kabyemera niko byemera ko Uvira ishobora kwikuramo nka Bukavu icyo kintu ko nuvugiye nakivugaho icyambere ntashobora kwemera no gukomparinga cyangwa kugereranya Bukavu na Uvira kuko imvuze ngo nka nabashaka kuvuga comparison nibyo wabitekereza atyo yego ariko turaza no kujya kureba Bukavu yavuye mite yikuye mite hanyuma icyambere mpakana ntago Uvira iri kuri level ya Bukavu icyo cyo wenda nta nonda kubigereranya bitavuze ko itari important kuko cette ville portuaire iri kuri port iri ku nyanja ngari ya Tanganyika ihuza igihugu kimwe n'ikindi yewe nayo main border kuko urumva Uburundi na Kongo wenda ku Rwanda biratandukanye yego bafite imipaka mito ariko bafite umupaka munini wa Uvira nyine uri ya Gatumba yewe ugiye no kureba uretse nk'izo mu mazi n'ahandi hose usanga ari umupaka uzwi yego ngira ngo bitandukanye nuko twebwe nko mu Rwanda na Kongo nubwo harimo ikiyaga cya Kivu hagati ariko dufite imipaka iri main itari hasi 6 yego cyangwa 5 washyiramo grande barrière petite barrière iyo mu mazi nkayisimbuka gashyiramo Rusizi ya mbere n'iya kabiri na Kamanyora 5 minini cyane isobanutse irimo yego mu Burundi rero ntekereza ko bitandukanye ngira ngo iyenda kuba nk'itanu ivunjwemo uw'ingenzi n'undi umwe gusa hari umupaka niba ari Gatumba niba Kavimvira hamwe barutse kugira umupaka wundi wa kabiri uri Mena ariko iregeranye kuri nka kuri za barriere za Rubavu zegeranye kandi ari imipaka yombi ibyo nta nabirenze rero Uvira iri importante kubera ko ni umujyi uri ku cyambu cyatanganyika kandi uhuza ibihugu byombi bibiri binabanye neza reka tubifate muri cadre sociale gucungera umujyi wa Uvira ku muntu utavuga rubwe n'u Burundi yego ni ikibazo gikomeye cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko cyangwa se n'abarundi kugira umuturanyi hakurya mutavuga rumwe ni ikibazo nacyo ku Burundi icyo navuze bwa mbere ni ikibazo kuri Kongo kuko nubwo wenda imibano myiza y'uwo muturanye hari cyiyongeraho ariko hari n'uwo mubana biri imperative ntacyo wabikoraho yego rero iyo bijamo ibyo bintu bisa nk'ibiri adamant bisa nk'ibiri itegeko nta kubabigenza nta nane mahitamo kuko nta mahitamo mujyi wa Uvira ufite wo gusurvivinga udafite Burundi kimwe nuko baya mu Burundi nabo nk'aba Bujumbura nta mahitamo yandi bafite menshi yo gusurvivinga badafite mu byumwe cyangwa ubundi yego ni mu gihugu imbere na Uvira kuko ibyo mijyi yombi irakenerana yego imipaka y'u Rwanda irafunze Uburundi buhana ibihugu bitatu buriye rero igihugu gihana ibihugu bitatu kiritonda kuko umwe cyafunze umupaka sibyo undi ntimugihahiranye kandi abarundi bafite ikibazo barimo niko abarundi bakunze kubiganira bishobora kuba n'ahandi mu bindi bihugu ariko mu buryo bw'umwihariko abarundi bafite ikibazo wareba cyane essence wareba ubwo transport yagiye mu kibazo n'ibibazo by'ubukene nk'ibiri ahandi ariko kandi burya itara amafitira naho bahahira ariko aho bahahira niba side ya Northern Burundi Southern Rwanda ifunze ku mupaka w'u Rwanda
hakaza abantu batavuga rumwe muri Kongo Saidi ya Uvira, noneho tukanongeraho ko buriya Western Tanzania ntabwo iteye imbere. Ntabwo Tanzania ikize, ntiteye imbere mu mijyi, mu mihahire. Usanga aba Kigoma, usanga aba sinzi abari abagabana za Kagera na za Muyinga n'iki byose ni vulnerable na mu bijyanye n'iterambere. Wavuga uti Dodoma ikibafasha n'igikeya, umujyi munini usanga Shinyanga, ukayusanga hehe. Rero ni ukuvuga ngo kandi uzi neza ko ubukungu bw'umuturanyi bugira uruhare ku bukungu bwawe. Buri bukungu bwa Rubavu bugifite dependance quelconque kuri Goma, ubukungu bwa Goma bufite dependance quelconque kuri Rubavu. So rero iyo Burundi butakaje ibihugu nk'u Rwanda bwafungiye imipaka, eventually ukaba bwaratakaza access kuri Eastern DRC igihe hafatwa na M23, gusigara nta kintu bufite, kubera ko turebera iterambere ku mijyi cyane kandi ntabwo wabijya kure, ntabwo nta wundi uri profit iyo kazi yo muri Tanzania. Indi capital yenda kuba hafi de Lusaka muri Zambia, uciye muri Tanganyika, yet imijyi nka Kigoma irahari cyangwa se wenda, ariko by'ukuri vulnerability Uburundi bufite igihombo kuri Uvira mu gihe yafatwa n'umuntu batavuga rumwe kandi butarafungura umupaka ku Rwanda. Hari n'umuntu twaganira avuga ati management ya Uvira uko yagenda iba yagenda yangirika, wenda byashyira pressure ku Burundi kubona ko bukeneye u Rwanda, ushyiremo imijyi nka Butare, ushyiremo imijyi imipaka nka Nemba n'iki byose, kuko hari abantu bavuga ko ni urwenya ariko ubona rutafitinga neza muri gender, kandi genda umuntu uba muri gender ruvuga ko hari ahantu hari cooperative ya mama yigeze kubaka amazu, hanyuma bari babyadukanya bavuga ati naka tugiye muri sector entrepreneuriat abo bakubaka amazu, ngo bisanga bibagiye gushyiraho imiryango, baratabaza bati muze mudukuremo muze mudukuremo twubatse twibagirwa gushyiraho ahantu turi busohokere. Ako na akantu wenda kahise ariko ntawe nshatse kuveba cyangwa kugira gute. Rero Burundi bumeze niyo kuko iyo story yarabayeho bwenda komera kimwe, burubaka diplomasi bwifungirana, ntimushoboye kubana neza na kubana neza mvuga nibyo nk'umusubiramo, ntibushoboye kuba bwavuga muti hari ahantu segiteri imwe cyangwa imirenge imwe irimo M23, kuko harahari bahana umupaka za Ruhari, ngo mugerageze kubana neza nabo, noneho ngo bafite nk'abazayirwa bandi nk'abandi bakongomane munabane neza na Kinshasa if you want. Ntimushoboye kugira gute tendre les mains ku Rwanda cyangwa u Rwanda rugatandira rukabaramba mukabana neza kugira ngo izatera amafa muzatera naho muhahira. Tanzania muvuga nicyo nashaka kuvuga, icyabafasha uretse corridor ibazanira ibicuruzwa, ariko mu by'ukuri ntaho gutabanyikira hahari. Kandi wenda icyo sinshaka kugitindaho, buriya nta bihugu bibana neza 100%, ntibivuze yuko na Tanzania n'ubundi bibanye neza. Abantu ako kantu bajye bagacengezamo, ntago nabo babanye neza kuva Bunyoni yafungwa. Nacyo cyazanyiza impaka za petrol yagiye na essence yagiye bankeye, kubera deal ngo za Kikwete na Bunyoni, kandi Kikwete yabwiye ati mwifunga uwo mugabo dufitanye deal, bati turamufunga twege nta gihugu gihamuki, nta gihugu gitunga ikindi. Icyo gihe rero hari umuntu ubona Tanzania nta kivuze, Burundi nta cyo buvuze, akagira ngo babanye neza. Ishaza naho riba rihari by'ukuri. Iyi gwarugero natanze gobatse inzu bakifungira n'amatase exite ho gubasohokera, ubwo Burundi bukotoye gatoya kuri Tanzania. By the way, iyo usigaranye ibihugu bike muhane mbibi nka kimwe usohokeramo muri bitatu, ubundi ntago nta diplomasi bita diplomasi hazamo mutual respect mutuel. Buriya ntabwo hazamo mutual respect ya ugenda igabanuka ukajya muri dependance, ugasanga Tanzania ikwiboje ngo n'icyuma ibyo Rwanda rabifunze, Kongo murarwana mu Banyamurenge, usigaye uri aho ngaho gusa ijambo rigenda rigabanuka. Kuko impamvu ijambo ry'igihugu ryiyongera nuko rizi ngo bipfiye byakimukira hariya. Sibyo se amakamyo agize ikibazo Tanzania kaduhenda essence twayirangura Kampala. Icyo gihe kandi mwongera kugarura ingingo ivuga ngo Uburundi bwendaga kuba busa bunaturanye n'ibindi bihugu za Uganda n'iki, kuko ntago haba arimo intera ndende, ariko ifunze umupaka w'u Rwanda ubufungiye ya DRC na Goma, ugafungira Uganda, ugafungira Sudan, ugafungira Kenya, ugafungira Tanzania iburasirazuba hariya za Uganda ruguru, kuko bujya hari umutanzania bakoresha mutukura agaca kagitumba kaza mu Rwanda kaza mu Burundi, atarenze kujya guca za Kobero. In fact ntatinze kuri ingingo abarundi bakoze mistake yo gufunga umupaka w'u Rwanda, basigara noneho bajya no gushotorana muri Kongo. Yego kwa Tshisekedi, urumva Tshisekedi aragenda neshwa bari kumwe, baza kwisanga bikuyemo babuze uko bikura mu kagozi. Ubu muntu wagira neza u Burundi mukubwire ni umuntu wabukura mu kagozi ka Kongo budasebye,
byo bita exit safe. Donc sinzi mu bagenero ma diplomate b'u Burundi umuntu w'umuhanga urundi buzakorera monema bukamubwira ko ari intwari ni umuntu uzasohora Burundi muri Kongo mu cyubahiro budasebye. Yashusho nakubwiye ejo yatangiye kuboneka kora hanga ejo ingabo z'u Burundi zarahunze zirukankira mu nuze muri Kibitoki cya Rugombo abaturage bazireba video iratangiye urumva yatangiye ariko na bado ibintu nk'ibyo ngibyo sindagura ndasesengura. So nibyo ngibyo rero navuga nibyo navuga Uvira without having Uburundi nk'umufatanya bikorwa cyangwa Uburundi without having Uvira nk'umufatanya bikorwa ni ikibazo. Gusa diplomasi ntabwo ari urwangano ruhoraho. AFC nifata Uvira uko ntizareka kuyifata izabana neza n'abarundi cyangwa se bazabana nyine bitari neza ariko bazabana nta mahitamo yandi benshi bafite. M23 ishobora gusupplying umujyi wa Uvira from Bukavu yego kuko hari umuhanda mwiza mu kibaya cya Rusizi, ariko ibyo byose ntacyo bivuze kuko si wowe uhitiramo abaturage abo bahaha nabo bashopinga no babana. Abaturage bo Uvira igihe bazakenera kumva bisanze Bujumbura tuzabahatira ngo mujye Bukavu ntimukarenga aho ngaho. Je pense que Uvira si igitangaza n'ibyo natangiye mvuga ariko aziwe ni igitangaza ku rundi ruhande. Nibyo ngibyo navuga ku mujyi wa Uvira ko ntashaka kugira danger mu gihe gitangaza nyuma kubyo gufatwa rero ko yafatwa na nkuko Bukavu yafashwe. First of all abaturage twibutsa abantu bajya badukurikira ba Bukavu nibo banditse basaba impande zirwana kutarwanira mu mujyi wabo. Iyo atmosphere yari mu baturage ba Bukavu, civil society ya Bukavu, amasengero buri kimwe cyose bandikiye Makenga bakandikira leta ngo ntibashaka intambara mu mujyi wabo. Ntabwo ariyo shusho mbona muri Uvira. Uvira bari muri situation iri presque berikeze yo kurwana, bafite imitwe y'abazarendo bayakutumba abandi yande bose ni benshi urumva bashaka kurwana, bafite apu y'u Burundi urumva bwumva bwakomeza kurwana kuri Uvira. Situation ya Uvira ni ya Bukavu very very different, ntabwo wenda kuzihuza kuko ntabwo M23 rwari muri Bukavu kubera kitashaka kurwana. Abaturage bavuze mwirukanke mutuvire mu mujyi babwira abazarendo baragenda. Ingabo za leta ushaka kurwana yakuremo uniform agiwe dushaka intambara hanga. Ubu sasu wabonye muri Kansayo igihe Baskovye bafotoraga babona ko atari amasasa aremereye cyane kwari ibintu byari byaratisage gusa nta ntambara ziremereye zahabereye. So I think nicyo navuga, ntabwo the context yo muri Bukavu is the same context niyo muri Uvira kuko abavira nibo basaba indwanyi kutarwana, ariko abantu tutabanye bavuga bati mureke ni gisore. Abavira tutabanye bareka gisore ngashingurwe bakirukana gasita, sibo mbona baha ikaze M23 FC urebye muri iyo ideology bafite. Abavira bafurero bandi bose bashaka kurwana kandi barwana umuriro bazawota. Intambara ni intambara kandi ntago bazayitsinda. Nabonye bazagira n'abaza Kinshasa bari gutera amabombe. Wabonye ka video gute bari gutera bombe nyine ngo ntuze muri ibi bice bya Uvira mu Kinshasa nyine bari amabombe aturuka ubwo ni FARDC muri make. Ejo barashe muri Kamanyura ku isoko ariko urumva iyo barenzanya amasasu kuko baravuga ko M23 ngo ejo yakoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM n'imbunda ziri ku rwego rwo hejuru. Ibyo mitabo ni saba wamugana abantu n'imbunda ziba zikomeye zirasakura ibimetero 50 40 irasa muri Uvira. Niba bazikoresha nabo barenza amasasu FARDC. Niba FARDC izikoresha irenza amasasu M23. Yego. Ari amakombora abashoboka ariko gutagatenga isoko ni kiri kintu ko batatagatenza ibisozi se cyangwa batagatenga niki. Biriya bigize byaha by'intambara. Ino ntambara hazaho component izayiheruka y'amategeko mpuzamahanga kuko abarwana muri Kongo ntibibwire ko bazacika amategeko uko byagenda kose. Niyo mpamvu gukoresha imbunda ziremereye ahantu muzi ko hato uko M23 uko Reyeromane bikoresha BM uko mbyumva je sinagiyeyo nayo ntago byivuze ko muri BM irasa itarasa muri zone dansoma pepre sibyo. Kimwe na leta na Republika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ndi umujyanama wabo, ariko utilisation d'aviation militaire z'intambara zinagize intambara kuko zirasa gutyo ko zibonye kose mukagenda mukarasana mugakoresha BM. Je mbona hari imbunda z'imisadire mere idakwiye kurwana muri ya ntambara kuko urarasa urasibona ka hatuwe uko gusubiza ibona ka hatuwe. Ntabwo mwakwitwaza rero ngo mwese ngo muri 60 dégâts collatéraux
ngo ni collateral damages ngo zimurimo gusenya oya ntabwo nibwira ko buriya umwe FARDC warashe muri Kamanyora yego ntabwo bari abaturage bafite urwibutso rwiza ku muntu w'umurundi cyangwa FARDC wabarasheho kandi amateka yabo zarayimuka ko ingabo z'ubundi kuko ntabwo ubuse baraza kubeshyiramo 23 ngo yarashe muri Kamanyora ari harinze sindi umuhanga muri ballistique ariko ukoze report ukareba trajectoire y'igisasa aho cyaturutse bamwe ko cyavuye mu Burundi ariko wabarashe baramuza abaturage burya ntago ari injije ntabwo hafite urwibutso rwiza urumva nicyo navuga hanyuma rero nicyo gihari ikindi nahoze ndeba kare ariko gisekeje n'ukuntu Tshisekedi mu matora yigeze kugirana ibibazo ishyaka rya IDPS n'akantu kare ku mbuga nkoranyambaga none IDPS sizi ukuntu yaserutse muri Ruvungi hari barimo kurwanira ihaseruka nabi ihasanga imyigaragambyo abantu bashyikiye mu 23 kandi ari mu isafasi ya leta bafite pancarte za mu 23 bagenda bigaragambyo bavuga ngo vive mu 23 kubera kudashaka Tshisekedi kandi bamwe bakabiza bakavuga ko abahazi bakavuga ko mu kuko urabona nkanuze yavuga Karuvungi gisore yego buriya mu colonel wo muri FARDC babuje ko banga ko ashyingurwa urumva yego en fait M23 irimo gusatira ahantu bafitisha za leta yeti babitakwira barahari bavuka muri Uvira ariko ziriya quartier za Roberizi nayo hose by the way nk'ari M23 yafashe niba ari Beriki burimo wegera n'ubundi mu mashyamba y'itombwa hari abanyamurenge benshi ahantu M23 irimo kugenda hari abafurero batayumva bamwe na bamwe ariko irimo kujya ahantu hari abaturage bakeneye kwanza kubohorwa no kubaproteger bahagwiriye abanyamurenge nabo muri iyo miryango isatira abo ngabo byegeranye ku buryo ngira ngo ntirimo kujya ahantu batayikeneye irimo kujya ahantu bayikeneye na cyane ko habereye operation za wazana igihe kinini za Nyangezuri za hose kandi umuturage n'umuturage M23 imaze umwaka iyo baragoma sofa umwaka urenda kuzura M23 imaze umwaka uyobora Bukavu kandi abaturage babaziranye hari abavandimwe ntabwo ntekereza ko abaturage b'agace katarabohorwa badakeneye liberté nk'iya bari mu kace kabohowe nabo iyo nyota barayifite arukeneye kuvuga ati nigire igoma nge nigire za gushugurika bakomane bashugurika kubi nge za Kanyabayonga nge zaje hose ajya bana nk'icumwe rishugurikira acuruza amabuye y'agaciro acuruza buri kimwe cyose asura inshuti n'abavandimwe buri kimwe cyose rero bishoboka ko hatabuza abaturage benshi mu 23 mu bicirimo gusatira bakeneye kuba free bafite nostalgie cyangwa se bafite nishaza n'ishyari abandi babohowe cyane abana bahamagara burya intambara zibamo byinshi ubikava aravuga ati ariko mwirirwa muri zo nduru twegezwe twarazibagiwe uwigoma akongera akamucomeka ese abaturage badafite ikintu cyo gushaka mu 23 gihariya n'ikindi nakubwira gisekeje buri abaturage bubahingabo cyangwa abantu bitwara gisirikare mu bihugu byabo buri muturage wo vira aruvuga ati waduhondera abarundi tukareba ukuntu birukanka tukarindwa n'abantu biwacu reka umuzayirwa w'umutima ntagashaka umurundi n'umuzimerceneri uza kumuhagarara hejuru yego ashaka umuntu utavangiye avuga ati n'umwefu ni mwene wacu urumva kuko ntago bose baba bafite ibintu by'amacakubiri naza turinde akandi gakorogo gishwa nashyira no ko abaturage bakunda inyeshyamba abaturage bakunda abarevolutionneri isi yose aho uzajya iyo zitabahemukira ntizibatere hejuru abaturage bakunda impinduka zirimo kirevolutionneri yego buriya abaturage bibufira bavuga ati wende M23 yakorosha imisoro M23 reka tukajya twigendera amasamu ngo nijoro banakumbuye n'abanyamurenge barakumburanye bakavuga ati tukasubira mu minembwe nta uducekinga by the way Kongo mu bibazo umuturage ahura nabyo hano ataraborwa na M23 n'ubwishi bw'amabariyeri kandi ntagarama amabariyeri batera perfume n'abasaka aho gutwara agasumati keza wari wiguriye akubwira pesa ya komanda urumva the police ugenda usora aho uciye hose niki bagucekinga urinde kuri muremure urigi ibintu nk'ibyo ngibyo bira byose bitesha umutwe w'abaturage aribaza akibaza umuturage kuva Kamanyora kuzamuka akazagera Goma agaca Rucuru akajya gute nta bariye nimwe bwende bahura nayo nta ububwira ngo zana icyo ngicyo ufite ninde se munanze urugendo ruza izo ngabo byita bruido bote kuba iko atambutse yumva bya butine bikomanganya umuzarendo yarashe mu kirere bibyihari abagize gute do you think abaturage bavira badakeneye gutekana bakakuraho banyakutumba bakatura makaniki bakakuraho bandande nese babayobora neza kare akaduruva yo kose umuturage araceceka ntakakubwira ariko bavuga ati mwese muhame hamwe igiye mu 23 izaza tuzabaruhuka yego ya reka twikomereze urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment
Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.